Nose muze hari amakuru mfite. Ayahe makuru? Hari hepfo hari inka yabyabana babiri ariko neza waribyaye basi basa nawe neza umva wase muze buriya byagenze gute ubu arayifashije kurongora inka kweli ki basa nawe hungu nakobwa ariko umuhungu ni fotokopi uvuze gutya ndasinzira nyakujogonyoka we nyakugangara we nge narigomwe nge njya gutera inkinanga ahubwo mfite ikibazo cy'ahazaza wafataga inka tukazijyana tukazikwa abakobwa none ahantu nizo zigiye kujya ziba none kandi zo mwahinduye abagore mwahinduye abagore ubu njyewe iryo jambo bweri inkoze mu mutwe rinkoze no mu nda nge ndifata nkarongora none ko bana musa none wigeze ufatirayo ABCD he kankureka ahubwo karaje kakube abo bana bagiye kwapima cya kimenyetso cya DNA niba ari na DNA niwe ubizi ubu umusaza nkawe ugiye kujya arongora inka ngana cya mama yati ngaho ubu se ntabwo muri kutwigisha imico mibira mwetwebwe abakomotseho hanyuma iyo nka yabyaye iki yabyaye hungu na kobe ariko neza kukabura bafiteho ubwoya bw'umweru nk'ubwo bwawe buri kukanana none amazuru n'inka yawe wagira ngo ni imitiba yanze kwinjira neza amatwi rero ho ni inka yawe wagira ngo ni ibikobokobo by'intuzi niko amaso yabo neza ni inka yawe wagira ngo ni amatorosha muri kirikuzimu niko iyo minwa yawe niyo yabo wagira ngo ni imiguno y'ikariso ego mama yara niko none umutwe wabo nawo nta musatsi n'umwe wagira ngo ni ikibuga bakinaho football niko none izo nka zabyaye cyane hungu nakobwa nese ko numva ishaka kuvuga ngo ni ngiye ngo ayiteye inda ngo baraza kundeba iyo nka ntago bahise bayica bayishe nyine kugira ngo buriya baguye abashe ni bene wabo none ayo maraso bafashe bakajyana muri laboratoire se basanze ari njye wabikoze cyangwa ni wowe nta wundi ni wowe kuko niwe nta wananiranye neje bundi warongoye intama naira haka muturuteye ibaze gisaza nk'iki ubundi we wakibana wenyine nk'icyeomberuka umva wacyana rero turabana ibyo bintu bigira ibanga urumva ubigira ibanga ikimenyimenyi nze mukanya musiga udufaranga ariko abo bantu nibaza kunda ngo ninjye wayiteye inda inka ikabyara abantu bavuga ati papa yagiye mu Bwongereza no mu Bufaransa no muri Amerika aho hantu ngo nukwigwa atembera yagiye mu rugendo shuri uri kumva mwishi none se ubundi urama nga nge nakubeshya ngewe sibyo nge ndaguha miliyoni ebyiri ntabwo uzemera umbikira ibanga ariko umunsi nzuva ari byavuye mu kanwa ngo narongoye inka miliyoni ebyiri ni nyeya ibanga ni ribi iryo banga riraremeye cyane urutsa n'umutima miliyoni ebyiri ni nyeya ongeraho none reka nkubwire sibyo nawe uri hafi kurongwa n'iyenda urongora inka ariko ikimenyimenyi wagwa kagasambu kanye kari munsi y'urugo uriko n'ukuntu ari nini ndagwiriya sambu iri Nyabugogo hano turi muri Nyabugogo sibyo nurangiza rero ukubitamo umuturigo niyende uturemo cyangwa se uzanapfa wewe ugiye kubiza miliyoni ebyiri sibyo nkubite n'ira sambu ahasigare ndimire kuburusha uko urufi rwamize yone none ya modoka yanjye nahaye parado ya modoka yanjye nahaye nyoko ya parado urumva ngiye kuyimwaka hanyuma nyigura niba arakwemera icyo mva nuko mbona ibyo tusezeranye ahasigaye ndimire kurusha uko urufi rwamize yone ariko ibyo byo kugenda uvuga ati narongoye inka y'umuturanyi ngo yabyaye abantu ibyo ntabwo uzane nyine amafaranga cyangwa ngiye kwereka ukuntu ariko se ubundi kwanze nanabihakanye neza ubundi ahantu ikimasa cyageza uri kubona kari agatini ngo nta kimasa ahantu kigeza nanjye niho nagejeje yewe ngo wuriye urwego ipfa kuwuvangira ngo bwe bwaranyarutse none uriye wuriye